Yesu narangira umunsi umwe turi mu materaniro arayihamagara bicaye hagati y'abagabo witwa Muvunyi na Damiyani arayihamagara biravibuye hagati ya Muvunyi na Damiyani imaze kuvibura ibigiye muri sonorizasiyo banatanya nijori. Ndikumva umwuka ambwira ngo hari abantu nimero zabo ziri buhamagarwe uyu munsi. Nimero yawe irahamagara kandi ukitara ngo karame iyo ndwara urwaye ahita ibigenderamo. Ukitara ngo karame ayo manegeka wari uri burahita uyavamo kubera ko ni Yesu ugiye kuyihamagara. Ni Yesu ugiye kugira gute? Ndashaka kuvuga kuri iyi nimero ya Yesu. Iyo umuntu afite nimero ya Yesu abantu bamwibeshaho. Nimero ya Yesu ishobora gukora ibintu 5, 6, 7, 8 icyarimwe. Ubwo mwakwibaza ngo bigenda nahita mbabwira umuhungu wari ufite witwa Yosefu. Yari ayifite ayijyana kwa Potifari ayinjirana muri gereza. Imyaka iba myinshi umunsi umwe arayihamagara. Ayihamagaye Farawo ararota Yosefu baramusohora bya bindi na bya bindi simbitindaho kugeza ubwo inama iteranye iravuga umwiherero w'inama barabanga tuzabonaho umuntu umeze nk'uyu uri mu mwuka w'Imana. Baramushakisha baramubura ibitekerezo biratanga barabanga ni mukamuhe ni ugakwiye. Tugira abantu rero batemera bamwe bati murakamuha gute ko nta diporome mwicunga mutunga afite. Bitekerezo biratanga inama y'igihugu ishinzwe gutanga diporome iraterana bati muyimukorere. Abandi bati oya turayimukorera gute ko atari mwirangamimerere. Bashinzwe irangamimerere baraterana ba etat civil bati Yosefu mumwinjize. Gira umuntu mwajyanye ngo byakorekera icyarimwe. Byakorekera tuteguye ibintu Yesu yakorera icyarimwe. Ntabwo bisaba interanje, ntabwo bisaba ngo genda habanza iki oya kwa Yesu nta kibanza. Haleluya, haleluya kwa Yesu. Iyo twizeye amagambo ye ukurikiza gute natubwiye. Tugira abantu bajya bagusuzugura dufite nimero ya Yesu. Umuntu akagusuzugura atazi ko uyibitse mu ikofi yawe. Ariko umunsi umwe mugahura ibintu byahindutse, mugahura ibintu byagize gute akajya wanga ni wawe uri tuzirana ukamubwira ngo burya twitaraga mu materaniro afite ibanga. Hari ibintu nayo yaravuganye n'Imana hari amasezerano nari yibitse. Haleluya. Uyu murwayi rero ngo hamara 38 bahamagara ku wa mbere ya niyamagarwe. Musuma Bibiliya yavuze ngo hari iminsi mikuru. Yesu arahari. Yesu agira Yesu arahari. Uranyebare nk'abatangariza ngo niwanyu yahanyu. Nubwo abantu babona atahanyura ariko yahanyu. Iwanyu ndashaka kukubwira ngo niwanyu inzira ya Yesu irahari. Hanurira abantu batatu babwira ngo niwanyu inzira ya Yesu irahari. Mwabarekere imodoka n'igare ntibyagera iwanyu
moto ntabwo yagera iwanyu nta ndege yahagwa, ariko inzira ya Yesu irahari. Inzira ya Yesu igize gute? Inzira ya Yesu igize gute? Mu gitondo Yesu